Ndi papa Sava. Yemwe Yemwe Manu Meze neza Uya naza n'ututube nka dutatu kagerekeranya nta kibazo. Oya kakarahagije. Haranje umeze neza ariko. Ibiti byacu rukuntu bizana. None se urakosha gusa neza kabisa. None se kuje karame wa wundi ujya unyakira se wa wundi yari se ngiye bahari ngiye bahari ntabwo yakoze se nta bakoze uyu munsi n'uwo usemwa ubuse kuva ryari sunyakira we kuva unyakira oh kunyakira ngiye ngwiki ngiye ngwiki shase hamagara ababizi hamagara ababizi none se umusa aho yahamagara hano utaza kunywa ishyushyu kabutaje kunywa amashereka sorry waretse ngakwakira oya oya iryo jwi rirambangamira kabisa hamagara umuntu ufite akajwi haretse nabakira buri manode koko nawe rero reka gushakira ubwo ngirira vuba Rekoda. narinje mbona manuda kwakira hambi sava se ko rumaze iminsi utagera hanga yego se ukuri kw'Imana uzi gahunda nsubitse kugira ngo nze n'amabanga umeze neza biteze ndaho ndashima wari umaze iminsi utagera hanga ukuri kw'Imana ari gukumbura ni ukuri kutampobeye se nk'ibintu byari bikurimo cyane yego aya ntekereza umutima niko ndebera kakandi akamitsingi nta kibazo nta kibazo Dafi 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 mwiriwe neza shaka ko wari umpumbuye pe bisanzwe se uri kumpamagara uri kumpamagara ukuntu biryoshye à votre soif. Oh merci beaucoup. Nako warukazi bavuga ngo ni votre soif. Ah oui oui nkahita ngusubiza ngo merci beaucoup. hanyuma se mu gikoni nta kintu muri gufata uyu munsi ndamukanye ari ka kabenzi ukunda nose kare abakiriya benshi ufite se bari benshi cyane waba wiyicariye ariko nta kibazo bicara bikunde nta kibazo yewe ariko umunota nk'umwe umwe n'igice uko ubyumva sibyo umva niwe mukiriya muri kano kabari unyicaza akampagurutsa uzi buri ejo akangendesha akampobera ni ryari mperuka hanora haje nk'iminsi nk'itatu nahise nkubitira ahitwa Nyamasheke urahazi ndahazi buriya ngirayo imiryango za Rusizi iyo ngiyo utyo nkagirayo imiryango hari bene mama wacu babayo urumva rero ntabwo nari kugenda ntababonye
ngo mu byumweru bibiri n'iminsi 4 nari mfite hano avuga ati reka nkoranye imiryango uwo uri hafi ngende mureba buryo abari bari kure nabari bari Nyamasheke niba naraye ndebye rero ariko naraguhamagaye kuwa Yego sha urambura ndakubura icamo ariko ntiwanyitaba hari utuntu nari ndimo nayikuremo nyibone ukuntu iri gusona ndavuga ntago namwitaba muri aka kavuyo kutampamagese nyuma yaho byandenzeho ariko nanjye nijoro nahise nandika akantu kakamesaje nagiye kubwira dufite inyama nziza ngazi ziryoshye umva hari inyama zatari yego afuse ariko namve mu rugo ndiye yego ariko narya kamwe da kamwe mbwira nkorere kamwe ni n'igitoki nta kibazo kidasize rero kwa kundi kidasize ushyira agasenda kiri naturel très belle nkawe sawa reka mbabwire sawa Dafi ariko mbase ndacyagutegereje nta muntu turi kumwe ndaje okay Dafi yewe Dafi karame unyibuke da yewe unyibuke kuba wenyine ntikintu maze kubona isegonda rimwe gusa umwuka wari ugiye wenyine si ibintu byawe umwuka wari ugiye ariko nawe amahirwe ugira ndahumeka uri Happy birthday to you. Happy birthday, Dafi. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Dafi. Joyeux anniversaire. Karibu nawe matupo. Karibu. Rega surprise. Ubu wari utwo nabyibagiwe. Sasa ntabwo nabyibagiwe. Shamura abagome. Nawe waje. Dore naho turi. N'ingeri zose. Mana yaje. Dafi rero. Aka ni akawe. Okay. Thank you. Nuko rero bwa mbere na mbere mbanje kubashimira mwakoze kwitabira Yego. kuza kwemera ko tumutungura Dafi kuri uyu munsi we mukuru w'isabukuru Dafi Ntago ndi kubyumva musabye. Nyine ejo bundi twaraganiriye urabimbwira ndavuga nti ntabwo uwo munsi wagenda gutyo rero iminsi maze hano urabizi ko nari naje kureba umuryango urakoze cyane buriya nagumye ndebaguzwe nayo nakubuze none wazagira utyejo ukagenda nagutumbikiye nuko rero mwese murabizi ko nta kibazo murakoze cyane papa Sava murabizi ko atongera avuga ati mwongeze kandi karirimba Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nuko rero ngira ngo mwese murabizi ko nari navuye iyo mpagasiriza iyo muma nabyumvise rega uhuru wa nyuma ikomereza nuko ndavuga nti igihe namaze hano nagenze
henshi mbona benshi nuko natambutse nibwo nageze hano mpazanywe na wa muhungu Ildefonse tuhasanga Dafi aratwakira aranyakira nukuri kuva icyo gihe nta handi hantu nigeze ntembera aka karere kose nta handi hantu nigeze njya igihe cyose namaze hano nta handi nasohokeraga atari hano kwa Dafi akanyakira neza ku nseko nziza arongeye urumva rero nibwo twari turi kuganira ambwira umunsi w'isabukuru ye ndavuga ati ntabwo nayibagirwa rero ntabwo nayibagiwe nkuko rero tubizi mu zindi sabukuru haba hari keke haba hari gato ariko navuze nti njyewe ntabwo naguha agatimwe niko nahisemo kukugenera hakaba hashe nako nakawe nako nakawe waguramo ibyo ushaka niba ari keke ushaka keke nangahe harya manu keke nangahe 50 waguramo 8 10 waguramo agakanzu ushaka ibyo ushaka ariko numva yagura agakeke agasangira n'aba bana bahanga n'aba bajene bose uko byumva nibyo uko byumva nibyo ubahe mwana nawe ntubacure wenda njyewe ndi umusaza wenda muhabonetse agashari yego hari kuntu haho ibyo bidahagije buriya naravuze nti imyaka irageze yuko na gira icyo nibwira kate rero gende bakapfusha uno rubari rugiyemo amaye rwa munoni ni mpamo y'Imana turacyazimya rero uyu ni umugisha rero ivubira muri mu gikiga baravuga ngo ogu no mugisa ogu no mugisa ubwo ni umugisa muhire wa indabo zahumuye cyane ni uruyuki rumwe hepfo uwo ni umugisha iyi ni ntuzi ibigukubisamo ikintu bita umunyu uru ni urukingo nta sida forumike rwose ikibi ni uko azakurya ari nka veni ubwo ariko urikingije mba nkuruka finish birakurya iminota mike karaba gashize reba kandi n'ikimenyetso cy'uko ururabo ruhumura utyo kirori kizima n'inzuki ntizisiba ngayo rero nguko zikurikira gasukari rero niyo mpamvu nkurikije ibyo byose navuze Dafi navuze nti nukuri ko nkubonye ntago nakwemera ko mu buzima bwanjye wongera kuhava nagira ngo nkusabe ube wambera fiance atu gezaho se ikize ibintu wakomeje uvuga utanga ngo ibi ni ibiki si umugabo abaye apfu ugenda ceceka ubu ngubu igihe ngo harya waje ugenda gute niba ari icyo kunywa ko bazawukuzanira waje ugenda gute ngo waje ugenda gute ujyayo ugenda iyo utabaza nukakomeje kikwedura kikwega toka kure weye ubu ngubu ntawe akubwiye ko yari umugore w'umugabo madamu kirimbuzi wowe bisa n'umugore w'umugabo toka weye iyo murwara ntabwo mwivuza uyu ni umugabo we kamaguru aca weye wewe kirimbo ubwo rwamwa na rukaraga nkarugira irende mbona ufite injwiri umugabo se we niko kayita ujye ugenda ubaze sha nagize ngo ni urukundo nk'urwo dukundana mu buzima busanzwe nk'uko Imana yaturemye mu rukundo uretse gato naho wari ugiye no kurengera kuko tuzi ko ari ubushuti gusa we uri umugabo wese kagaburirwa intuzi ibyo navuze ntuze ko utangiye ko ufite umugabo hano nyine nibwo ndi bukubwire neza urumva ngaho urimo urakora amakosa pe umusarenze uraca umuryango nase amakosa nyakoze kuva ryari uraca umuryango witwaje ngo intuza ngo za anniversaire ngo makese nase kirimbo nase Dafi none se mwabantu mwe manu habaye iki ubanza no kumenya ngo baze ntabwo baganiriye ivi ry'umugore none se w'umugabo ntitwaganiriye none se wubatse we kirimbo twaraganiriye mwabantu intega amatwi hanyuma mwaganira none se hari ikintu yambwiye nta kintu yambwiye
ariko se kufite umugabo nari mbizi ntunteranye n'abandi bagabo ariko nari mbizi none se wenda adafata arasubiza niba utarubizi ubwo n'iki ko akiri umukobwa kuki ibyo utabimubajije none se tumaze iminsi tumeze neza nta no usanze nka mushike wo mu miryango kuba mutaraganira oya ndabazi bashiki banjye urabazi ku buryo uyoberwa inkoko yongeje wowe ndi kumyaka yawe kiri mbutega amatwi njema ariko mana yanjye sinabivuze mwumva nta ruvugira ufite njemaze iminsi imuko se nta muko nabonye nta muko nabonye pe nyine aho nawe waba ushatse kubeshya oya nta muko nabonye papa nta muko nabonye ariko papa sava maze ibyumweru bitatu mu Rwanda ibyo byose mbimaze nsohokera he nta handi nzi manu ndabeshya hari iminsi ibiri yacagamo ntageze hano nose nakirwaga nande dafisi wowe ariko kayita tutagiye mu bintu byinshi nta kintu nakimwe wigeze umbaza ubone kukigusubiza sibyo iyo uza kubenda warabimbwiye mbere ukabimbwira kare ko bizagera kuri uru rwego mbona narakubwije ukuri cyangwa kusobanura nta kintu rero wigeze kuba ya propose akanyambika impeta voilà mon épouse nari nzi ko nyine ari ibintu bisanzwe ari umukiriya usanzwe unyishimiye unyikundiye ariko ntabwo nari nzi ko bizagera kuri uru rwego ntega amatwi il faut réagir avant yo umutima uraremereye ni ukuvuga ngo njyewe nazaga hano buri munsi nkakirwa na dafi niba ari akanyamamize nawe akakamira niba ari ako karaye tukagasangira twari tumeze neza ukuri kw'Imana ni ukuvuga ngo hageze no gutaha bwije ndi hano nawe ahari atashye navuga ati nta mukobwa watashye n'amaguru fata ya atike nkivuga atike nibutse tipu izina ry'Imana namuhaye ariko se tuvuge ko na tipu y'ibihumbi 12 baho ariko rero mw'abantu mwe wenda nuko wenda ejo bundi sinaguhaye tipu ya 12 iyo ni tipu mwe nuko wenda 12 namwe inzoga za 4 nkamuha 12 ibyo byo wamuhaye ishatse n'uburyo ki oya sinzi uko abantu bafata ibintu urumva ngiye mu kazi kanje ibihumbi 10 se kandi tuzi ko ari ariko se mureke twumva uko bimeze uretse wenda kayitare ko ari kubishyira ku rundi rwego ngiye mu kazi kanje ngomba gukora ibintu byose bishobora gutuma umukiriya yishima ndetse na boss akanshima ukuyemo uburayi ntabwo naryamanye nawe kuko sava naryamanye nawe ndavuga uti hano sinigeze ibintu byose bituma umukiriya yishima hari aho ntaho twageze haraho ntarenga uyu mukiriya yaraje mbona aranyishimiye kandi koko njye nakira cyane umuntu wese nakiriye aranyishimira ndanamukunda mwakira seka mwakira nambaye neza umunsi nambaye ipantaro ndi marambaye ijipo igera hanga ibaze mwakira neza mwakira nishimye uyu mugabo rero yaranyikundi yari umugabo yari umusore simbyibuka yaranyikundi hamwe ati nimba ngiye kunywa icupa ndayinywa kwa wayini nkasoma wayini zana inyama ushyiraho inyama ebyiri nanjye akama koko tipu yarayimanye kuko sinamusabirije yaribwirije ampereza tipu nayo namukunze yewe yamaye n'amafaranga 35 ngo nzisukishe none se wabinsukishe byari bikenewe ariko byari bikenewe hanyuma ugera ku mavute ugera ku mavuta ni muri penitensiya none se ibyo bikorwa byose adondaguye ntabwo wumva ko harimo nyine akantu k'urukundo wari uri gukosha njye ntabwo nakoye watangaga icumu kumva ko uhaye n'abasaza na ba nyirasenge yuko nawe ugiriya nko kwibanza kubwira ko ufite umugabo ari kubiki ariko se ko mutabimbajije wa musore we ko nakwakire nkabona wanyishimiye ko nta buraya nakoranye nawe ko ntakwibye genza gake sha ko ntakwambuye wampereye bavuga ngo amagambo make ngo ibikorwa byinshi nyine ibyo narindimo ariko njye sinamusabye narindimo serivisi yakoraga nk'uko abishinzwe hano sinamusabye sinatahanye nawe serivisi nkamugurira inkoko akayirya kirembuzi we gusa ni serivisi niba reka twumve uko undi mugabo akuguriye inkoko wayirya ukagenda ntabwo wamubaza n'ikimugenda nawe ngo ubyitiranye sibyo kuba warampaye sinagusabye sinakwibye sinaguhatirije ariko ubushake bwawe ahubwo ugatahana icupa rya champagne uzi ko ufite umugabo mugiye kurisanga numvaga nyine ushoboye wishoboye njye ntabwo nari kurimo numvaga nyine wishoboye kandi uri umudiaspora none sinari kubigenza gute nese sinakwatse sinakwibye sinahombeje boss ni kubwende bwawe ariko ukora ingenge sinamukoze no mu mufuna se kayita hari ijambo wasohoye ni uri umubwira uti umutima wanjye papa sava nibyo amaze kuvuga baravuga ngo amagambo make ibikorwa byinshi ibyo bijya biranga umugabo naravuze nti njye nta kintu ndi buvuge kubita agatipu atananserivye anciyeho ukuri kw'Imana maciye ngo nywa amazi nkahita muha tipu
yajya gutaha agatike nagira icyo nyweye akanywaho inkoko akarya uretse kubera iki inzu ukanyambira kwanza kubera iki iyo tubonanye unyambira ariko se wa muntu we urambwira ngo ninze ngusuhuze nkaguhobera none se nta n'akantu k'agatima gake kaba karimo njye numvaga ari akazi nta kindi kintu numvaga byivanzemo numvaga ari akazi kandi nakoraga neza ukishima na boss akishima icara witurize akazi icara nawe kuko wa mugani nk'uko watungiye abikubwiye umutima uraremerewe oya ariko nk'uko watungiye abikubwiraga ufite umugabo kuki ibyumweru 3 bishira uri Umugabo gukora ibyo uhamisha. bintu urumva ntube wabaza uti none se ahazaza hahura hateganye ariko nimba uyategaga itamo ndakaza agasomaho yumvaga ko biri mu nzira nziza ese ntujya usoma abandi bakiriya wewe bigutwa uyu yangiriraga ishari papa Sava yo ngo ntumwishe yangiriraga Senya gusoma igishwi we serivisi yatangaga wumvaga yarayitanze nabi ariko se ubundi wowe kuko yayitanze neza none se wumvishe boss amutera yayitanze neza nyine baramusomaga yakamutera gaterwa amazina akamvirope wari utanze na ariko se siyo ni yimuye kirimbo neza nawe wavutse njye dufite umugabo wisubira ku ijambo umugabo wisubira ku ijambo ni umugore wanjye ni umugore wanjye Joyezani hose byari wari kubarobesha ariko se ubu ku buryo n'amafaranga wahita uyajyana basi na keke batanayiguze wenda niba yaragize wenda na keke nibayishyire hano basi iriya ni serivisi kekeze kandi byabaye ingara umva mu sherami iriya ni serivisi nk'uko n'umugore wanjye inzu zanga nagaye manu cyakabiri gatatu musaza wanjye mbabarije kabisa ndagusabye n'ujya guseriva umuntu ijambo rya mbere ujye ubanza uvuga ati ndi umugore w'umuntu unywa iki ariko se papa Sava nawe ujya uvugira umukozi wawe rimwe na rimwe sibyo rimwe na rimwe se kuba ndi umugore ntabwo bivuze ko nzaseriva abagore gusa n'abagabo ndabaseriva hasigaye nko gafata mwana wa mama ariko nawe urimbwa wari kubumbwira ongeraho ibindi 5 ngendemo kamokera ihene Bitemera n'umurizo. mbamubwira izina ry'Imana ibintu nkoreye birambabaje ukahita uyu myitwaro w'umwikomo ni ukuri ko Imana myitwaro birambabaje w'umwikomo wambaje stati yanjye papa Sava kutatuvugira ntabwo kuki ninda kubaza akazi nishe urumva nakaye ariko hano bisa nishahaye kazi njyewe uriya mugabo yaraje arambwira ati akazi kanjye k'ubushoferi karahagaze kandi abana bariga abana bakeneye kurya ti kandi mfite umugore ibintu byo guseriva yabibasha ndamubwira uzamubwire azemo akazi ajya seriva ari we wuyu urumva kandi nta tegeko rihari ribujijwe ko umugore w'umugabo yakora mu kazi hari itegeko se rihari ariko nanone akazi yagakoze neza yego ariko umusore nubona umuntu atangiye kuza akakubwira atakira agatipa atanavuze yego n'uburenganzira bwawe ariko hagatanya ayo mafaranga wibaza impamvu yayo igo ya buri munsi wenda anyweye ututu twa 3 akaguha 2 nk'uko abihaye manote ibyo bintu biri nomo wamuhaye serivisi nziza ariko ngo ntananywe yarahanyuze ngo akuramutse atakira agatipu k'ibihumbi 10 ukagafata nta kintu wumvamo ni nkoko ari utahaye ati nahare hirya n'amaguru atakira iteke kago ya 12 ntunavuga uti vugisha ukuri wikwihombye nshuti muvandimwe reka kunangira umutima nareke kunangira umutima nta kintu wumvamo uretse wumve akaza akaguhobera nkuko manudi yabivuze sinjye yabivuze bizu zaha naha oya papa Sava yimbeshyira manudi ntabwo nigeze musoma ku minwa manudi ntukambeshyere we manu wingirira ishyari ndeka oya wimbeshyere santarari rero mwaba mukojeje ntari oya nafite kamera serivisi urayitanze yazarebye muri kamera ibyo bintu ugiye ubireba nk'umuntu mukuru ufite umugabo ufite n'abana ukeneye gukomeza akazi wowe ntabwo washyiraho limite kavuga uti rero wa muntu we ntukajya unamubwira nitipo mpaye yigumane urumva hari n'igihe umugabo wanjye none oya wenda ashaka utakubwira ibyo 12 papa Sava ariko wa mugabo we ntukamuhobere cyane gutyo ngo ngundire njye mfite umugabo azagira igihe umuhobere utyo umugabo ari hano kuko akunda kuhanywera ukabura bimenye urabwira ntabyo nigeze menya kuko ibyo bintu nanjye byangiraho ingaruka nk'uko bibaye nese amusomye yicaye hariya uyatamuzi ahubwo naramubwiraga byahinduka se papa Sava naramubwiraga muherekeze mbe nahamugeza ntagire ikibazo
ngo nta kibazo ngo gumaho akanga ko muherekeza kumva ari gutinya ko mpura n'umugabo nta kintu nkumvamo tekereza neza rero urumva musore natwe burya abagabo benshi niko tumera ugera mu kabari intekerezo zigahinduka ibuno ryacaho utimbwira uriya nserivu yego urumva ibyo nicyo haza unyunyutse atari byo kundi uti ndebera wa wundi ufite ibuno ngo kariya no rimwe ukajya umubwira uti bite mu ruhuka ryari siko biba bimeze sinabikubajije ntabwo nabikubajije reka mbanza mvuga ibyo mvuga urwo n'uruhare rwacu abagabo urumva ibyo ndi kukubwira kirimbuzi ntarari ririmo natwe abasore hari igihe tugezemo iby'abapfu birebwa n'iki n'abapfumu sibyo ntabwo uzata amafaranga wenda nubwo ari itegeko ribihana ngo ukore mu mufuka ujugunye gutya urumva nujugunye umuntu ayarebe ngo kandi ayakuyemo ayareba ajugunya ngo yewe ngo garuka utaye amafaranga si waba uri umutesi tujye tuvugisha imiti rero nawe nugira ubwo ujya kujugunya amafaranga ujye ubanza ubaze uti bimeze bite ufite kirimbuzi iyo umuhaye iyo champagne ayinywera ahangaha ukabona irashize arayitahana ukamusanga wigeze umusanga wese ngo muyisangire yaranyangiye ariko se papa sava tubaze na dafu wowe wicaye ku nkoko 2-3 uhekenya ikidari cy'inkoko ugahekenya agasenda wowe n'imyizima n'iki 2-3 uba wumva ko ubundi bakagombye no kuganiriza uwo muntu ukamenya ahantu ari gukura ayo mafaranga ariko ngiye papa sava ngiye mwindenganya yambwiye ko ari umudiaspora afite amafaranga nta kibazo cy'amafaranga zanagende ahubwo ati sheri wapana sheri ntabyo yavuze nibeshye abati rero mushuti wanjye dusangire sinarya njyenyine ntabyo wambwiye Kayita ntabyo wambwiye navuze Kayita ndahunga ku rundi yararengana n'ubundi reka nuko bibaye na kirimbuza akaza ubundi kibyishe usanga n'iyi meta ari kuyambara ejo akagenda nyine nta n'icyo amubwiye ubundi ikibazo kihabaye ni mwebwe mukagira babiri se ko azurira indege ahubwo arahira yuko yakirambuza ataba hafi atari bukujyane no mu ivarisi subira mu kazi agenda asubira mu kazi nkwereka abana bari singosha ubundi iyo meta wayijyanaga iyuma envelope umva ariko kinuza uriya mutipe uri guseka akwereka abana bari singo ngo se ntago azi kwirebera ko muri kumuteretera ntago azi kwireberara bakugite jya ku muntu warushwe mugenda muvugana umva se urabona uzi imigezi yose ukuntu imera buriya Nyabarongo ituruka nyine muri Nyungwe ikazamuka kona ka Mashyozi ikamanuka za Rweru ariko nyine igahita igera muri Ejibuti Kayitare sha intabazirira ku muziro ry'ubanza ubaze sha uri guteretera Kayitare ari kugira ngo inzuki zo zikuriye ari gusa turi kogoshoka ngo gushyizemo ngo jya mu kazi witonda dafaroze mwagiye murya kagabo akazi karushisa abashamenye ubwenge nta kosa ufite birumvikana ariko bazaho kugira ngo umuntu atwarwe neza ajye gufata icyemezo cyo kuza gutera baganire byinshi cyane uriya ntiyamubwira kuganira n'umuntu zibwa abantu nyine umuntu abona amafaranga ati ndariye none bimwe umuntu avuga ati uyu muginga namubonye ndamurya mukocore muheze niba atarashaka kumurya kuki batagana mubwira ati rero nubwo tuganira ukamatipu turi akamugati akamubwiza ukuri izo nyama n'izishirira ukiri muri ayo magambo nawe tagira ngo twicaranye hano ndi mugenzi wawe ndi boss sha kubera agafanta nyine twinyweye neza ko duhiye biragenda gute induka baha ego nyagasani nigeze mbabwira ngo mugorore imihogo muzanashya twavugije induru y'ubusa yari yanjye se ingenzi itariki mvukiraho yarishyura ari kujya gufata envelope ubu mwahiye mugakokombera mwari mwashya se ahubwo ubu ndi kwibaza umwanya murimo gutahana icyo mukora mbese ariko wumva fanta zirahari zikonje n'utuwayini akareka z'ubu busa ubu busa turera abarwayi bwaki Papa Sava